ya TVET nk'amasomo mashyashya ya TVET cyangwa se y'imyuga n'ubumenyi ngiro agamije iki, habamo ibiki, n'ibiki bibaye nyine byatuma abantu bose bakunda kwiga TVET nk'amasomo nyine nk'ayandi, kubera ko abantu bamenyereye kuvuga ngo umwana wanjye ngazaba umuganga, ngazaba umudokiteri mu bintu runaka, ako noneho ntibite kuvuga ngo se TVET yo noneho ni ibiki. Rero nge nari mpagarariye North ntara y'Amajyaruguru, twari abanyeshuri 6, bambyibuka neza twari 6, y'Uburengerazuba 2, nanjye wo mu Majyaruguru 3, wo mu mujyi wa Kigali, w'Iburasirazuba, njye no mu Majyepfo. Yego ni 6 kuko West hari avuye 2. Niwa musore wari ufite imodoka? Naramubonye. Yego wakoze imodoka? Yego hari abashushanyi beza, hari abakoze utudege yego tuguruka, ibindi bikoresho. Hano tugiye kwakira ikindi kigo nacyo gikora byinshi kuri byo, ariko wowe ubona ari ubuhe mwihariko w'aya masomo? Umwihariko w'ano masomo ari n'umumaro munini ku gihugu cyane, nuko bigiye kuzamura urwego igihugu kiriho muri tekinoloji cyane. Muri tekinoloji wabonye ko nimba umwana yicara akavuga ati ngiye gukora imodoka nzajya nyikontorera kuri telefone, akicara akavuga ati ngiye guteranya ibintu runaka muri drone iri kugenda. Umwana akicara akavuga ati ngiye gushushanya iki ni ibintu byiza cyane, kuko nahoze kare ndi gusoma amakuru bashiki bacu bikunda kubonanira cyane. No kubananira, ariko hari ikintu twagize no wabaganije radio tugeze kubasuhuza, turanabaganiriza. Umwe mu banyamakuru bahana ari kubazaba ab'igitsina gore icyo gihe, avuga yuko barabishoboye ariko ngo ni bakeya. Nuko utabishobora cyangwa wenda nuko bakibitinya? Ngira ngo twabyita nko kubitinya, ntabwo kutabishobora, kuko bake babitinyitse barabishoboye. Yego. Ahubwo nyine baratinya, bagira ubwoba cyane. Muri gero nkatwe muri coding rwose, muri programming abakobwa. Ariko nabonye hari ikindi kigo kirwa Rwanda Coding Academy. Hari abakobwa. Nabonye n'abakobwa ahubwo nabonye ari benshi. Abakobwa babamo hariya, hari abakobwa babamo, ariko muri ano mashuri apana Rwanda Coding Academy nkaho niga hari ubumenyi, harimo umwuga ndetse n'ingiro. Yego. Iyo tuvuze ijambo gushyira ikintu mu ngiro, no kuba nyine ikintu uzabasha kugikora, kugishyira mu bikorwa. Yego, ukagishyira mu bikorwa ukakigaragaza. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo, ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga, nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza, usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu 5 bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga, kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane, maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba rukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho service nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078, cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com, cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3.afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Numwe mu bari muri competition ndetse n'imurikagurisha cyaberaga hano muri Kigali, yatangiye ku itariki ya 1 ndetse n'iya 2 kugeza ku ya 5, aratangira twibwira ngo hayi kaze. Yego, murakoze. Gera mu micro neza.
nabasoje cyane. Yego. Murakoze ko mikaze kuri radio Imanzi. Yego. Amazina ni Iratozi Reponse. Ndi umunyeshuri niga muri Abekitumba TSS. Ni ikigo cy'amashuri giherereye mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo ni mu murenge wa Tumba. Twari rero turi mu irushanwa ndetse n'imurikagurisha ryari ryiswe Activate Expo and Future Skills Competition. Yego. Uryo rigamije iki bwo muri make? Kuvuga intego nyamukuru y'iri murikagurisha ndetse na competition byari nko kwereka abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda muri rusange ese ibintu bya TVET nk'amasomo mashyashya ya TVET cyangwa se y'imyuga n'ubumenyi ngiro agamije iki, habamo ibiki, n'ibiki bibaye nyine byatuma abantu bose bakunda kwiga TVET nk'amasomo nyine nk'ayandi, kubera ko abantu bamenyereye kuvuga ngo umwana wanjye ngazaba umuganga, ngazaba umudokiteri mu bintu runaka, ako noneho ntibite kuvuga ngo ese TVET yo noneho ni ibiki. Ubundi se TVET ni iki? Wowe uranayiga uyigamo? Nyigamo. Ubundi TVET mu kinyarwanda cyiza bavuga ko ari amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro. Ndavuga iyo tuvuze amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro ni ukuvuga hari ubumenyi, harimo umwuga ndetse n'ingiro. Yego. Iyo tuvuze ijambo gushyira ikintu mu ngiro no kuba nyine ikintu uzabasha kugishyira mu bikorwa. Yego, ukagishyira mu bikorwa ukakigaragaza. Rero niyo tuvuze amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro ni amashuri yigisha imyuga. Ubwo nyine imyuga iyo tuvuze umwuga ni ikintu umuntu akora nanone, ariko noneho akigisha n'ubumenyi abana bashobora gushyira mu ngiro bidasabye ubundi bumenyi buhambaye. Wowe wari waje mu kihe gice uhagarariye iki? Okay, murakoze. Njyewe nari naje mu gice cya programming. Abantu batazi programming rero bajya babona ama application agiye atandukanye cyangwa se ama system agiye atandukanye biterwa nuko bivuga. Wenda nk'urugero abantu bakunda wenda gufata urugero abantu benshi bazi urubuga rw'Irembo nirwo abantu benshi bakunda gukoresha, bararubona gutyo nyine barukoresha, ariko hari umuntu baricaye akavuga ati njya gukora urubuga uzajya rukora ibintu ibi n'ibi, uzaba ruprocesinga ibintu ibi n'ibi bitewe n'amakondisiyo cyangwa se n'amabwiriza yaruhaye. Yego. Nibyo programming. Ubwo wari waje muri iyo competition byagenze neza? Competition byagenze neza. Batwakiriye neza. Icyambere byari muri kagurisha, kandi muri competition nyine nimba muri abantu batatu bashakamo umuntu umwe haba bagomba kuvamo wa mbere, byo birumvikana. Rero nge nari mpagarariye North, ntara y'Amajyaruguru. Twari abanyeshuri batandatu, bambyibuka neza twari batandatu, y'Uburengerazuba babiri, nanjye wo mu Majyaruguru batatu, wo mu mujyi wa Kigali, w'Iburasirazuba, njye no mu Majyepfo. Yego. Ni batandatu kuko West hari avuye babiri. Twabaye abagatanu. Mwaragerageze nta kibazo. Mwarageregeje. Yego. Ntekereza ko ariko aya masomo wayize wowe hari n'icyo yashakamo ariko ugeze mubona n'ibindi. Aya masomo wabishishikariza undi muntu uyakunda cyangwa se ushaka no kuyiga arimo iki cy'umwihariko? By'umwihariko ku bana bakiri bato cyane baba senior 1, 2 and 3. Ikintu nababwira ni amasomo meza. Ni amasomo meza, abamo ibintu byiza kuko ni ahantu wiga ikintu atari kuvuga ngo barakikubwira gusa, ahubwo wiga ikintu unagikora. Yego. Aho dusanzwe tumenyereye ko ibindi tubyandika bikajya mu makayi, bakubaza ngo iki kintu wacyapurika yuko habura, ariko twebwe ibintu twiga tubyiga nyine uvuga uti nindangiza kwiga iki kintu ndajya muri pratique, ndaza kucyapurika ahantu ahana, ndaza gukora ikintu iki kijyanye n'icyo nize, mu cyimbo cyo kuvuga ngo ndiga ubumenyi mubike mu mutwe gusa. Ni amasomo meza nashishikariza umuntu wese kuyiga, kuko n'akazi by the way, n'akazi kwihangira umurimo kuko nabyo biri mu bintu twiga cyane.
ni ibintu byiza cyane. uko wenda tugera no ku musozo kugira ngo twegere twakire n'abandi bavandimwe tuze kuganirira hamwe aya masomo urubyiruko rwinshi ruri kuyiga nawe urayiga n'umwihariko wawe wumbwiye noneho mu mboni yawe ubona ari iki n'ubundi agiye gufasha igihugu ugereranyije n'iri murikagurisha ubuhanga wabonanye abanyeshuri bari hariya wenda wowe wari uri muri programming waje usanga noneho hari abasore babishyize mu bikorwa wabonye wa musore wari ufite imodoka yego wakoze imodoka yego hari abashushanyi beza hari abakoze utudege yego tuguruka ibindi bikoresho hano tugiye kwakira ikindi kigo nacyo gikora byinshi kuri byo ariko wowe ubona ari uhuye mwihariko w'aya masomo umwihariko w'ano masomo ari n'umumaro munini ku gihugu cyane nuko bigiye kuzamura urwego igihugu kiriho muri tekinoloji cyane muri tekinoloji wabonye ko nimba umwana yicara akavuga ati ngiye gukora imodoka nzajya nyikontorora kuri telefone akicara akavuga ati ngiye guteranya ibintu runaka muri drone iri kugenda umwana akicara akavuga ati ngiye gushushanya iki ni ibintu byiza cyane kuko nahoze kare ndi gusoma amakuru ndi kubona batubwira ko kuva mu mwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2031 kigero cya tekinoloji cyangwa se kubona akazi mu bintu bya tekinoloji no kwikoresha bishobora kuzazamuka ku kigero cya 21%. Ni ibintu byiza cyane ku gihugu by'abanyagihugu badateza amaboko ku gihugu ahubwo bo bafite imbaraga n'ubumenyi buhagije kugira ngo bajye ku isoko ry'umurimo bakore. Ukoresheje ijambo ry'umushakashatsi wavuba hanga wari kuvuga uburyo abantu bagomba kwiga AI avuga ko abantu bazaba bafite ubumenyi ikoranabuhanga by'umwihariko muri icyo gice bazaba abantu bakomeye kandi bashobora gukorera bari mpuzamahanga kurenga ku buri lokali w'umunyarwanda ushobora no gukorera akazi umunyakenya umuyuganda umunyataliyani n'undi muntu wari wese. Abantu bo ku kigo cyanyu wabwira ngo iki n'abanyeshuri banyu ndetse ubu ngubu ugiyeyo ntekereza ko ufite n'ibizamini ugiye kwinjiramo ibizamini nabyo ni iki wabasangiza noneho kugira ngo murekure nakire n'abandi? Ikintu nababwira nyine dushyiremo imbaraga dukore cyane twiga ibintu byiza bifite akazi ariko nyine bifite akazi kuba bifite akazi ntabwo tuzicara ngo akazi kizane ahubwo nyine dushyiremo imbaraga dukore cyane kandi tubikundisha n'abandi twitabire amasomo amakompetisiyo ibintu byinshi cyane kuko harimo amahirwe menshi kandi kantu ntagenda ntavuze ni nko kugira inama cyangwa se nk'ubusabe nimba hari ubujyanama bwazakorwa wenda bashiki bacu bikunda kubananira cyane no kubananira ariko hari ikintu twagize hano wabaganije radio tugeze kubasuhuza turanabaganiriza umwe mu banyamakuru bahana ari kubaza ab'igitsina gore icyo gihe avuga yuko barabishoboye ariko ngo ni bakeya ni ukutabishobora cyangwa wenda nuko bakibitinya ngira ngo twabyita nko kubitinya ntabwo ari kutabishobora kuko bake babitinyitse barabishobora yego ahubwo nyine baratinya bagira ubwoba cyane nk'urugero nkatwe muri coding rwose muri programming abakobwa ariko nabonye hari ikindi kigo kirwa Rwanda Coding Academy hari abakobwa nabonye n'abakobwa ahubwo nabonye ari benshi abakobwa babamo hariya hari abakobwa babamo ariko muri ano mashuri apana Rwanda Coding Academy nkaho niga kuri APEKI no ku bindi bigo byinshi byigisha amatekinoloji na TVET abitsina gura bari bake abakobwa bikunda kubananira n'abarimo bikunda kubananira nyine abana bagerageze bashyiremo imbaraga bakore cyane kandi bizakunda nyine ubwo ni hano none nanashimira abakobwa babyize bakaba babikora twari turi kumwe batandukanye bakora mu bigo bitandukanye iryo koranabuhanga rigomba kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko no kubona umukobwa ubikoramo bona nyine ababishoboye babikora neza tubashimira cyane abantu babishoboye wakoze cyane repose kugira ngo nakire abandi wenda turongera akanya gato twaba turi gusezera kugira ngo nakire n'abandi batumirwa kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro noneho reka tugire dutya ubundi dute tuza twumva n'abandi batumirwa. Utangiye business nk'iy'inganda nto cyangwa inini wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora
fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze, fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart packaging, perfect solutions. Ubuzima ni nk'igitabo cy'amapaje menshi. Guhitamo kugera ku byiza bisa nko kubumbura ipaje y'ingenzi muri yo ugasoma ibyanditseho. Bajya bavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima. Nahuje n'iyo nyito, navuga ko amahirwe ahoraho. Reka nkubumburire igitabo cy'amahirwe none. Haguruka Business Center ni igitabo cy'amahirwe wakoresha none. Bakwigisha gukora amasabune akomeye, isabune y'amazi, isabune yo muri toilette, shampoo, sirage, amavuta yo kwisiga akomeye, gikotoro ndetse n'ay'amazi ayazwi nka lotion. Banagufasha kwiga gukora buje, imigina y'ibihumyo, kubihinga no kubitunganya, gukora jus zitandukanye yaba iyo wakoresha iwawe mu rugo ndetse n'iyo wasangiza abandi muri business, gukora amarange, kuyavanga no kwiga kuyatera ku bikoresho bitandukanye n'indi mishinga myinshi yagufasha mu iterambere nk'iy'ikoranabuhanga rigezweho, social media management, declaration na serivisi z'irembo n'ubundi bumenyi bwagufasha mu iterambere. Abatabona umwanya kubw'impamvu zitandukanye z'imirimo bakora mu bihe bisanzwe nabo turabafasha, kuko hari serivisi zo muri weekend na serivisi z'iyakure online. Bakwigisha gukora imishinga itandukanye ibyara inyungu ndetse n'uburyo buhitse bwo gukorana n'ibigo by'imari. Reka nkwibira ibanga, niba ushaka gutangira inganda nto cyangwa inini, ibanga ni muri Haguruka Business Center. Bagufasha kwiga aya masomo yose ku buryo bwiza kandi vuba. Byaza umusaruro amahirwe yawe uyu munsi na Haguruka Business Center. Waduhamagara kuri 078 167 167 2 cyangwa 079 40 10 135. Wanadusanga aho dukorera mu karere ka Gasabo, Karuruma, ku muhanda ujya mu Makawa, iruhande rw'inzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova cyangwa hazwi nko kuba Yehova. Haguruka Business Center, amahirwe agusanze. Fungura page none.